Bavandimwe muduteze amatwi kuri UGN TV, turabasuhuje kandi twifurije amahoro y'Uwiteka. Muri aka kanya tugiye kuganira ku ngingo ijyanye n'ubuzima, by'umwihariko ubuzima bw'abagore. Tugiye kuganira ku ngingo ijyanye n'ibibyimba byo muri nyababyeyi bizwi ku izina rya fibroid cyangwa myome mu ndimi z'abakoloni. By'umwihariko kandi icyitonderwa gikomeye, turareba ku mpamvu abagore b'abiraburakazi aribo bibasirwa n'indwara inshuro 3 ugereranyije n'abazungu indwara yibasira. Ubushakashatsi rero bugaragaza ko hagati y'10% na 30% by'abagore bafatwa n'indwara y'ibibyimba byo muri nyababyeyi, kandi ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyagaragaje ko abagore b'abirabura mu isi yose, atari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa, barwara iyi ndwara ari inshuro 3 ugereranyije n'abazungu bafatwa n'indwara y'ibibyimba byo muri nyababyeyi. Hari ingero abashakashatsi batandukanye, ibigo by'ubushakashatsi bitandukanye byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagaragaje ko abagore bari hagati y'imyaka 18 na 30 b'abiraburakazi 25% bafite iyo ndwara, bafite uburwayi bw'ibibyimba byo muri nyababyeyi, kandi ab'abazungu bakaba ari 6%. Urumva ko abiraburakazi barwaye ibibyimba byo muri nyababyeyi bakubye inshuro zirenga 3 abazungukazi barwaye. Turebere hamwe impamvu, kuko njye numva ari ikibazo gikomeye. Baratangaza kandi ko guhera ku myaka 35 y'ubukure, umubare w'abarwayi b'ibibyimba byo muri nyababyeyi uzamuka ku kigero cya 60%, kandi n'ubundi abiraburakazi bakaba bakubye 3 cyangwa inshuro 3 abazungukazi bafatwa n'indwara. Ndetse bavuga yuko ku bijyanye no kuba indwara yagaruka ku muntu wayirwaye akayivurwa, nabwo abiraburakazi nibo benshi indwara igarukaho, ndetse ko complications cyangwa ububabare n'ingaruka ziterwa n'indwara byikuba kenshi ku biraburaakazi ugereranyije n'abazungu, n'ubundi byikuba inshuro 3. Turi bugarukire ku mpamvu by'umwihariko abiraburakazi bibasirwa. Reka turebere hamwe rero ku gitera, ni iki gitera fibroid. Dr. George Wako wo muri Kenya, wigisha muri kaminuza muri Kenya, yatangarije ku ijwi rya Amerika yuko intandaro y'indwara y'ibibyimba byo muri nyababyeyi itazwi neza, ariko yuko hari zimwe mu mpamvu zakongera ibyago byo kurwara iyi ndwara, iyo twakwita risk factors, arizo zikurikira. Risk factors ni zikurikira: hari ukubyara abana bake cyangwa kutabyara n'umwe. Bivuze ko abagore batagize amahirwe yo kubyara abana benshi cyangwa se ntibabyare n'umwe, bibasirwa n'ubu burwayi kurusha abandi. Indi mpamvu ni ukujya mu mihango imburagihe nko munsi y'imyaka 10. Bivuze ko abana b'abakobwa bajya mu mihango munsi y'imyaka 10 baba bafite ibyago byinshi byo kwibasirwa n'ubu burwayi. Hakaba indi mpamvu ariko itavugwaho rumwe, ariyo y'ikoreshwa ry'urushinge mu kuboneza urubyaro. Hakaba umubyibuho ukabije, indwara ya diyabete,
umuvuduko ukabije w'amaraso, hakaba n'impamvu za karande, kuba wenda iyo ndwara iherekanwa mu muryango, hakaba kandi kurya inyama nyinshi, no kurya amafunguro yiganjemo inyama kandi kenshi, kunywa inzoga nyinshi, kunywa itabi. Ngira ngo twashima Imana abanyarwandakazi ntabwo ari abanywi cyane, si abanywi inzoga, si n'abanywi itabi, kandi abagore n'abakobwa baba bakunda inzoga n'itabi, nabagira inama yo kubireka kuko byongera, ubushakashatsi bwagaragaje ko ari bimwe mu byongera ibyago byo kurwara ibibyimba byo muri nyababyeyi. Hanyuma indi mpamvu ni kubura vitamini D. Reka turebere kandi hamwe ingaruka ziterwa n'ubu burwayi bw'ibibyimba byo muri nyababyeyi. Hari ukubyiga munsi y'umukondo, bikabangamira uburumbuke no gusama. Hari ikinyamakuru cyitwa The East African Science Journal cyagaragaje ko 10% by'abagore barwaye ubu burwayi bitabashokeye gusama. Ni ukuvuga ngo abagore 10% bafatwa n'uburwayi ntago basama. Bivuze ko iyi ndwara itera ubugumba. Umuntu yanyarukiriza ijisho rya gatatu ryo mu bwonko, rimwe twita pineal, kuri Global Depopulation Policy y'abazungu yo kugabanya abatuye isi, kandi bahereye ku birabura, ku banyafurika ndetse n'abanyaziya. Ako karakanyuzemo, umuntu ufite ijisho rya gatatu ryahumutse yagatekerezaho. Indi ngaruka iterwa n'ibibyimba byo muri nyababyeyi, hari impinduka mu mihango. Umukobwa cyangwa umugore yajya mu mihango akava amaraso menshi kandi igihe kirekire. Hari kugabanuka ko hasohokera umwanda munini, urura runini, cyangwa muri rusange kugabanuka kw'amara. Hari ukugabanuka kw'ingano y'uruhago. Iyo uruhago kandi rwagabanutse birumvikana rwuzura vuba, umuntu agakenera kunyara buri kanya. Iyi ndwara kandi igabanya imitsi ijyana amaraso mu rukenyerero, bikaba byatera kuziba kw'imitsi. Iyi ndwara kandi itera ubugumba nk'uko twabivuze hejuru. Itera ubugumba, ibyo kuvuga byatangajwe na Dr. George, umwarimu muri za kaminuza muri Kenya. Indi ngaruka ni ugukuramo inda kenshi. Gukuramo inda kenshi n'ubundi byinjira muri Global Depopulation. Hakaza kandi ububabare mu gihe umugore atwite. Indi mpamvu ni ukubangamira uguhindukira k'umwana mu nda, bikaba byatera kubyara ubazwe. Hakaza indi mpamvu yo kuva cyane nyuma yo kubyara. Reka turebere hamwe noneho uburyo bwo kuvura ibibyimba byo muri nyababyeyi. Dr. George arakomeza avuga ko iyo ukiri muto hari uburyo bwinshi bwo kuvura iyi ndwara, ariko avuga ko iyo ukiri muto ukarwara iyo ndwara kandi ibimenyetso bitaragaragara, ubundi ntacyo bagukoraho, ukurikiranirwa hafi gusa kugeza igihe ibimenyetso bizagaragara, noneho bakaba bakuvura. Hanyuma agatangaza ko uburyo rusange buzwi bwo kuvura iyi ndwara ari kubaga ibyo bibyimba byo muri nyababyeyi. Kandi dogiteri agahumuriza abagore ababwira ko iyi ndwara itabyara kanseri, ntabwo ivamo kanseri, nta kibazo iteje gikomeye, iravurwa igakira. Kubaga ibibyimba byo muri nyababyeyi ntabwo bisaba kuvanamo nyababyeyi cyangwa uterus, barabibaga bikavamo bakakuvura ugakira. Aho ngaho ni ihumure. Hanyuma akagira inama abagore yo guhora bisuzumisha iyi ndwara, cyane cyane nk'abagore bageze mu myaka 30 kuzamura,
kubera ko 30% by'abarwaye iyi ndwara nta bimenyetso bagaragaza. Bivuze ko ushobora kuyirwara ukamara igihe nta bimenyetso bigaragara, ikazamenyekana yarakuze. Icyiza akaba ari kwisuzumisha bihoraho. Hanyuma rero reka turebere hamwe kubera iki iyi ndwara yibasira abirabura kurusha abazungu bwikube 3 inshuro 3. Kubera iki abiraburakazi bafatwa n'indwara bakubye inshuro 3 abazungu? Ubushakashatsi bugenda bigaragaza yuko abiraburakazi bafatwa n'indwara bakubye inshuro 3 abazungu bafatwa n'indwara, kandi bukanagaragaza yuko abiraburakazi bafatwa n'indwara bakiri bato bafatwa n'indwara ari benshi kurusha abazungu bakiri bato cyane. Ibi byatangajwe na Dr. Monica Prolotsky. Ubushakashatsi kandi bw'ibigo bitandukanye by'ubuzima bikora ubushakashatsi ku by'ubuzima muri Amerika bigaragaza ko 25% by'abanyamerika b'abiraburakazi baba muri Amerika bafite imyaka 25 bafatwa n'iyi ndwara. Nubanga abiraburakazi baba muri Amerika bafite imyaka 25 bafatwa n'ubu burwayi bw'ibibyimba. Abiraburakazi bafite imyaka 25 baba muri Amerika 25% bafatwa n'ubu burwayi bw'ibibyimba byo muri nyababyeyi, kandi Amerika zamuka cyane. Abiraburakazi no baba muri Amerika bagejeje ku myaka 50 80% muri bo bafatwa n'ubu burwayi. Ikindi kandi bakagaragaza ko abiraburakazi bakenera kubagwa. Bivuze ko indwara iba yabaye complicated, iba yagoranye kurushaho. Abiraburakazi bakenera kubagwa bikubye inshuro 3 abazungu. Bivuze ko abiraburakazi bakenera iyi serivisi yo kubagwa barwaye uburwayi bikubye inshuro 3 abazungu babikenera. N'ikibazo kubera iki rero kwibasirwa ku cy'abiraburakazi aribo bibasirwa? Dore impamvu zivugwa n'ibigo by'abanyamerika bikora ubushakashatsi ku by'ubuzima, nka website yitwa National Library, website y'ikigo cyitwa National Library of Medicine. Hari ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cyitwa National Health Institute cy'abanyamerika, n'ubwo ikigo gishinzwe ubuzima cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bushakashatsi bwitwa na website yitwa markleadhealth.org. abo bose ni abanyamerika bakoze ubushakashatsi ku mpamvu abiraburakazi aribo bibasirwa n'ubu burwayi. Hanyuma rero batangaje ibi bikurikira. Impamvu ya mbere ngo ni ibituruka ku mirire. Ubwo wenda bashaka kuvuga ko abiraburakazi barya nabi bikaba byabatera uburwayi kurusha abazungu. Hari ukubura vitamine C ngo nako vitamine D. Abiraburakazi ngo bagira vitamine nkeya kubera uruhu rwirabura, bikaba byabatera kwibasirwa n'uburwayi bw'ibibyimba byo muri nyababyeyi. Banatangaza ko ibisekuruza by'abiraburakazi byaba bibamo ubwo burwayi cyane. Bivuze ko la race noire, abirabura, abantu b'uruhu rwirabura muri rusange bashobora kuba bagira uburwayi mu miryango yabo. Ikamwe mu mpamvu ituma abiraburakazi bibasirwa haba muri Amerika haba ku isi yose. Indi mpamvu ngo ni stress. Aha turimo kuvuga impamvu abiraburakazi aribo bibasirwa n'uburwayi bw'ibibyimba byo muri nyababyeyi. Impamvu ya kane ngo ni stress.
indi mpamvu idasanzwe batangaje ngo ni ugukoresha produit zoroshya imisatsi, produit zoroshya imisatsi, zikuza imisatsi, zituma imisatsi irambuka. Za produit abagore n'abakobwa ngo bakoresha babirabura akazi, boroshya imisatsi yabo, bayirambura, batuma mbega agenda gukubita kwa kundi nk'abazungu. Ziriya produit bo batangaje ko abagore bazikoresha bibasirwa n'uburwayi bw'ibibyimba byo muri nyababyeyi. Donc ikaba imwe mu mpamvu ituma abirabura akazi, kuko n'ubundi bakenera iyo serivisi yo kurambura imisatsi yabo no kuyigira nk'iy'abazungu, kubera ko byagaragaye ko batiyaminiye, batemera uko Imana yabaremye. Ngo byaba rero bituma bibasirwa n'ibyo by'umunyabyeyi nanone kurusha abazungu. Ndetse batanze amakuru ari presi bagaragaza ko abantu bo mu majyepfo y'Amerika, abiraburakazi bo mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika babashije kwiga bagatera imbere, bagakorera imishahara, amafaranga afatika, ngo ni nabo bakunda gukoresha izo produits zirambura imisatsi, zitunganya imisatsi yabo. Ariko kandi ngo icyo gice cy'abagore babashije gutera imbere, bafite amafaranga, ngo ni nacyo kibasirwa cyane kurusha abandi birabura akazi noneho n'indwara nako n'ibibyimba byo muri nyababyeyi. Mu kiganiro gitaha tuzakora by'umwihariko kuri iyi ngingo y'uko imiti itunganya imisatsi cyangwa irambura imisatsi y'abagore yaba igira uruhare mu kongera ibyago byo kurwara ibibyimba byo muri nyababyeyi. Hanyuma twakwibaza duti, izi mpamvu zitanzwe n'abashakashatsi b'Abanyamerika zituma abirabura akazi aribo bibasirwa n'ibibyimba byo muri nyababyeyi zaba ari ukuri? Kuri iki kibazo buri muntu yasubiza uko abyumva. Cyokora njyewe uko mbyumva ntabwo ari ukuri, si 100% nibura. Njye ntekereza ko nta ndwara izi by'ivangura ry'amoko abantu tuzi neza bafite specialite mu kuvangura amoko ni abazungu, abandi biyita imyeru, biyita les blancs bo mu burengerazuba bw'isi. Abo nibo tuziho umwihariko wo kuvangura amoko no kwica abandi babahora ubwoko bwabo. Nkaba ntekereza ko ahubwo hari icyo bakora kugira ngo abirabura akazi bibasirwe n'ubu burwayi, nibasirwa nabwo be kubyara bagiye babingumba, abandi nibabyara, abandi nibatwita bakuremo inda, hanyuma ya polisi yabo ya global population igerweho cyane cyane mu birabura. Ikindi nkeka ko aribo bashobora kuba bigiramo uruhare, hari business. Urabizi ko byagaragaye ko abazungu cyane cyane mu burengerazuba bw'isi bakora business babinyujije mu burwayi, bakazana icyorezo bakagikoramo business, bagakora imiti tukagura, cyangwa se bakayiduhamo nk'imfashanyo, bigatuma nyine turingaruzwa mu hito zabo. Hanyuma n'iriya mpamvu nyine ya global population, niba umuntu azanye ubutinganyi kugira ngo umugabo n'umugabo babane nk'abashakanye, umugore n'umugore babane nk'abashakanye, impamvu babidefanda bakabyitaho, igihugu cyanze kubishyira imbere bakacyambura imfashanyo, ni iki? Ni global population. Ibintu byo kuboneza urubyaro nubwo atari bibi ariko barabikabiriza. Amateka agaragaza ko hari aho bagiye babonereza abagore urubyaro ku ngufu cyangwa mu ibanga batabizi, bakagenda
bakagira icyo bakora ku myanya ijyanye n'imyororokere ku bagore. Nko mu Buhinde ngo byarabaye, abanyamerika barabikoze n'ahandi. Njye nuko mbyumva, ntekereza ko iki cyorezo cyibasira abiraburakazi harimo uruhare rw'abazungu, abanyamerika, abanyaburayi bw'uburengerazuba bagamije kugabanya umubare w'abirabura ku isi, nk'uko bagamije kugabanya umubare w'abantu ku isi muri rusange, ariko bibanda ku banyafurika n'abanyaziya. nkabarongewe ntabariza abanyafurikakazi, abiraburakazi ngo twitondere imiti duhabwa, twitondere inkingo duhabwa n'abazungu. Ese za leta zacu nta buryo zashyiraho imiti ikajya ikorerwa mu bihugu byacu, inkingo zigakorerwa mu bihugu byacu? Ese habura iki? ni gute umurozi wakumariye abana ukaba usigara nyuma, uwo mwana umwe yarwara ukajya gusaba umuti ku murozi? Abakoroni dusaba imiti, dusaba serivisi z'ubuvuzi, nibo batwiciye abantu mu bucakara, nibo batwiciye abantu mu gihe cy'ubukoroni. Ntabwo nzi impamvu leta za Afurika zigisaba inkingo mu Burayi no muri Amerika, zigisaba imiti mu Burayi no muri Amerika, zigisaba ibyo kurya mu Burayi no muri Amerika n'ibindi. Icyo kintu gikwiye gutekerezwaho. Abaduteze amatwi ndabashimiye, abadukurikiye ndabashimiye, kandi ndabasaba ko mwatanga ibitekerezo byanyu muri comment, kandi rero munaduteza imbere mudukorera subscribe, no gukanda ka subscribe gusa ni segonda rimwe. Ni ibintu bitagutwara umwanya, bitagutwara amafaranga, bitagutwara ingufu, kandi ukaba uteye inkunga uyu mushinga wacu. Niba ufite umutima mwiza bikore, kora subscribe, ndetse nubona akanya unakore share niba ikiganiro cyagushimishije cyangwa wumva kirimo amakuru afite akamaro. Utange comment kugira ngo twimprovinge ibyo dukora, ku biganiro dutanga tube twagira amelioration dushyiraho. Unakore like niba koko wanyuzwe. Turabashimiye cyane. Bavandimwe muduteze amatwi kuri UGA